Tubahaye ikaze abakurikira Hirwa TV Rwanda, umwami Imana bagirire neza. Rero nanone uyu munsi twongeye dufata umwanya tujya gusura wa muryango ushize twumvisha ubuhamya bw'umumama wamaze imyaka 20 abana n'umugabo we ariko batarabona urubyaro. Nyuma Imana iza kubagirira neza, nyuma y'imyaka 20 Imana iza kubaha umwana, ndetse n'umutware we nawe mwarabwumvise, ariko nari nabasabye ko bazatwemerera tukabasura bose bari kumwe, ndetse na Samweli wabo barabinyemerera. Rero uyu munsi Samweli arahari, Samweli namubonye, niyo mpamvu nanjye nagiye kubasura nk'umuryango kugira ngo namwe mwirebere umuryango ukuntu ari mwiza, ukuntu Imana yabagiriye neza. Twabahaye rero ikaze kandi turabashimiye cyane kuko namwe nimwizeye neza ko muri kumwe natwe kugira ngo tunezeranwe n'uyu muryango mwiza. Muryango mwiza, muraho neza? Turaho. Amahoro y'Imana nabane namwe. Namwe mwese. Yego, murakoze cyane. Rero ngira ngo simbagora mwongera kwivuga amazina, ariko hariho n'ubundi abantu batasanzwe babazi cyangwa batari basanzwe bakurikirana iyicano, akaribwo bwa mbere bagiye kubabona, n'ubundi mwakihangana mukababwira abo muri bo kugira ngo dukomeze. Reka mbanze mvuge izina ryanjye. Izina ryanjye nitwa Ngarukintwari Damiane. N'abantu ntuye hano, ntuye muri Kimisagara, Murenge ni Kimisagara, Kagari ni Kimisagara, Umudugudu ni Sangwa. Niho tubarizwa muri kino gihe. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Masabana Samuel Adolphe. Imyaka 14 niga mu wa kabiri segonderi. Imana ikomeze kumfata, Imana ikomeze kubana n'umugisha. Amen. Murakoze. Nitwa Nyiramajyambere Primitiva. Nanjye mama Imana yagiriye neza, ndashima Imana kuko mwongeye kugaruka TV Rwanda, mwongeye kugaruka Hirwa TV Rwanda, mwongeye kugaruka hano kudusura. Turabishimiye cyane ko mwongeye kutuzirikana, mukaba mwongeye kugera hano. Imana ibaha umugisha cyane. Murakoze cyane. Rero Imana ibaha umugisha. Ngira ngo mwabumvishije na Samweli n'umugabo mukuru azi kwivuga amazina yiwe. Rero Imana ibaha umugisha. Ndumva twabaha umwanya kuko bafite byinshi babahishiye, hari byinshi bashaka kubabwira nk'umuryango uri kumwe uyu munsi. Ndumva twabahereza akanya hanyuma bakatubwira ibyuzuye umutima wabo. Murakoze cyane. Murakoze. Reka njye n'umuryango wanjye turirimbire TV Rwanda. Harakaririmbo kadufasha. Reka ino ndirimbo turirimba igitero kimwe ni ya 68 ngo ntabwo nkwiye niganyira. Reka iyo ndirimbo tuyiririmbe mbere kugira ngo dukomeze. Rero umuryango wanjye twarimba igitero kimwe gusa. Kujya niganyira nibaza ukwejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kungwa igintu gishimiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro, umunezero n'umubabaro byose abinzanira amahoro. Amen. Imana ibaha umugisha. N'ukuri pe, umunezero byose n'umubabaro abizanamo amahoro. Imana nishimwe. Rero Papa Samweli, n'ukuri Imana ishimwe. Ubushize navuye ahangaha njyana amatsiko menshi mvuga nti se Samweli nzamubona, nsanga yari ari ku ishuri, ariko uyu munsi Samweli arahari. Ese Papa Samweli uyu munsi mu by'ukuri gira ikintu ubwira abantu bagukurikiranye nk'umuntu wicaranye na madamu uyu munsi, ndetse uri kumwe na Samweli, uvuge n'ishimwe rya mbese urumva bimeze gute kugira ngo nibura abantu babikurikiranye muri kumwe n'umuryango wose uko byaba ndumva uko n'ibintu ni byiza cyane. Ndishimye cyane kuba ndi hano, kuba nicaranye namwe
TV1 Rwanda nkaba ndi kumwe nayo. Ikindi kintu nishimiye Imana nuko mbere nari ngarutse Intwari Damian gusa, ariko ubu ndashima Imana yuko ni papa Masezerano Samuel Adolphe. Amen. Icyo ni ikintu nshimira Imana kuko yanyongereye n'andi mazina. Niyo mpamvu nkomeza nanjye kuba imbere y'Imana kandi nishimira ibyo byose yakoze. Yishimiye cyane nanjye biranejeje igihe cyose. Imana ishimwe. Papa Samuel ni ukuri nishimwe kuba uyu munsi witwa Papa Samuel. Ni ukuri nanjye ndanezerewe cyane kubona muri kumwe n'umwana wanyu Samuel nyuma y'imyaka 20 mwicara mwenyine abantu babiri, ariko uyu munsi mukamwicaranye n'umwana wanyu. Ni ukuri Imana yo mu ijoro nishimwe. Mama Samuel ndareba afite ibyishimo byinshi, araseka. Mama Samuel nawe agira ikintu ubwira abantu, kuko ndabona uyu munsi cyagiye ubushize Samuel ari ku ishuri ntiyarahari, ariko uyu munsi muricaranye. Gira icyo babwira rero, unabereka Samuel wawe kugira ngo bashire amatsiko, ndetse ubereke n'umutware wawe, kuko ubushize wari uri wenyine igihe twaganiraga. Bamara amatsiko uyu munsi. Ukuri ndanezerewe cyane, nshimye Imana. Uwiteka adukuraho umwaku. Amen. Ajya adukuraho umwaku tukamererwa neza. Hallelujah. Ndashima Imana, ni ukuri nshimye Imana cyane ko nicaranye na Masezerano Samuel Adolphe, umwana wanjye Imana yampaye maze imyaka 20. Iyo murebye numva nishimye cyane. Na papa Samuel tukaba turi kumwe hano. Ni ukuri ndanezerewe, nta kimana itakoze. Ubu twumva turi mu munezero, turi mu byishimo gusa kubwo Imana yatugiriye neza. Ni ukuri nshimye Imana, kandi namwe ndabashimiye ko mwongeye kugaruka kugira ngo mwongere kuza kureba Samuel. Urabona ko ni umusore, reba afite umutwe mwiza, amaso meza, urabona ko ari umwana rwose. Hari igitangaza Imana yankoreye. Urabona atari umusore mwiza cyane. Imana igitanga ibintu byiza. Ni ukuri turanezerewe, turashima Imana, twumva dufite amahoro yo mu mutima, twumva tunezerewe mbese muri make. Nukuri Imana nukuri ni nziza yarakoze. Nanjye numvaga mfite amatsiko, kuko ubushize nabwo naganiriye na Papa Samuel aduha ubuhamya bwiwe, nawe mutari kumwe, nawe mutuganira ukwawe na Samuel. Ariko uyu munsi Samuel uraho neza? Amakuru Samuel Meza. Umva wishimye gute se uri kumwe na papa na mama barimo kuvuga imirimo y'Imana, bari kuvuga ineza yayo, ukuntu bari barabuze urubyaro ariko bakaza kubyara mu Samuel? Wowe ubahumva bimeze gute? Numva nishimye cyane, nyine ko n'ababyeyi bandi ko ari babiri. Hari abavuze ariko ndashima Imana ko ngiye cyane afite ko ari babiri. Yego. Imana ishimwe. Yemwe ni ukuri pe, uyu muryango uranezerewe. Umva ndabibona nanjye ndanezerewe, nkuko namwe mwese mwababonye byabashimishije. Nanjye nukuri ndanezerewe, nanjye mfite ishimwe mu mutima wanjye kubw'uyu muryango mwiza. Nukuri Papa Samuel, ongera uhumuriza abantu bagitegereje, bari ku musozi wo kurindira, bari ku musozi wo gutegereza, bazabona uyu muryango mwiza wicaranye gutya. Mwari mutegereje mwumva ko namwe bitashoboka ariko bikaba byarashobotse. Gira ijambo wababwira uyu munsi nukuri, kuko ndabizura rifite ku mutima wawe. Ijambo nabwira abagabo nkanjye cyangwa se abantu bashatse, kuko umuntu ashatse bavuga ngo umuntu amaze gushaka niho aba abaye umugabo. Ndashaka kubwira abantu bashatse bagabana n'ikigeragezo cyo kutabyara, bihangane rwose, Imana niyo nkuru. Bihangane, nanjye narihanganye, Imana igeza birasubiza. Kuko ngewe nashatse mfite imyaka 28, Imana impa kubyara, tubyara mfite imyaka 50. Amen. Iyo myaka yose nihanganye, ntabwo nigize ntekereza gushaka undi mugore. Ntabwo ari bundi nize ntekereza. Nta nubwo nize, hari abavuga ngo reka ngo wenda ngo barebe ko ngo babyara. Ngiye icyo kintu nta nubwo nize nkigira. Ngwenda mujye ku wundi ahandi hantu ngo mwe ngo ngiye kugira ngo nshaka y'umwana. Oya, ibyo sinabitekereje. Ngiye nta bintu nigize nkora, nta bintu natekereje. Nabayeho gutyo gusa nizera Imana, maze gukizwa nibwo nizeye Imana. Mvuga ko rwose Imana irambwira ngo nzaguha umwana, kuko ndategereza Imana iramuntu. Yego. Aho ngabo rero rwose abantu bakimeze gutyo bagitegereje bihangane, Imana igihe cyayo kigeze Imana irasubiza. Amen. Nukuri pe, Imana irasubiza. Mama Samuel,
hari abadamu bari ku musozi wo gutegereza, hari abadamu bari kwitwa amazina nk'ayo bakwitaga, hari abadamu barimo kurara ijoro barira babuze ukuntu babigenza. Ariko muri uyu mwanya mu by'ukuri kubwishimwe ufite kubw'imirimo myiza Imana yakoze n'umuryango wawe, uyu munsi ukaba wicaranye n'umwana wawe mu myaka 20, ndumva mu by'ukuri nawe hari message nziza watambutsa wahereza abantu. Hari abamaze gusubizwa bashima Imana, ariko hari n'abandi bagitegereje ndetse bumvaga bacitse intege. Nawe nagira ngo nibura uyu munsi ugira ikintu wababwira, wongera bahumurize. Murakoze cyane, ndanezerewe cyane. Icyo nabwira abantu bameze nk'uko twari tumeze tutarabona umwana, rwose mu by'ukuri ni igitangaza Imana yakoze, ni ibyishimo yashize muri uyu muryango. Kuko nsubiye inyuma gato ndabyibuka, hari abantu bajyaga baza kutureba nko mu rugo, noneho bakambaza bati papa Mbyirire yagiye he? Kuko ntago batinyaga kuvuga ko ari papa Mbyirire. Cyane ngiye ko nari narabyaye, nari mfite umwana, ariko yari ababaje cyane kuko barazaga bakambwira papa Mbyirire, ntago bamwitiriraga nabyo kuko cyane ntiyanahabaga, yabaga iwacu mu rugo, iwacu nibo bamureze. Ubwo rero yitwaga papa Mbyirire. Kugeza ubu rero iyo mbonye umwana urabona ko banasa cyane rwose, yabyaye umwana, Imana yagiye kubikora neza, izana umwana basa cyane rwose basa. Numva ndanezerewe. Ubwo rero icyo nabwira abamama babaye nkanjye, nababwira ko bagomba kwihangana bakinjira mu Mana neza, bagafata agakiza bakagakomeza, bakizera Uwiteka, bagasenga, bakaba hafi y'Imana, kandi bakizera, bagategereza iby'Imana yababwiye izabisoza. Ntabwo Imana yacu ijya ibeshya. Imana ibyivuze no kubikorera bikora, igisohoza amasezerano, abantu bakanezerwa bagashima Imana. Ubwo rero nibihangane bategereze, nukuri bizere Uwiteka azabagirira neza nkuko nanjye yangiriye neza. Nkaba ndi kureba umwana wanjye numva nishimye, mfite umunezero. Bihangane nabo bazanezerwa. Imana yacu iracyakora, ntabwo ukuboko kwayo kwaheze binanirwe gukora, na n'ubu iracyakora ibitangaza ku bayizeye. Wowe yiringire gusa, uyizere, izakugirira neza. Amen. Iyo mama Samuel nukuri ukomeje abagenzi, urabakomeje, Imana iguha umugisha. Nukuri abantu nibihangane, nabo bategereze, ibyabo biri hafi. Kuko urumva nimba umutware wawe barazaga bakakubaza ngo papa Mbyirire ari hehe, ariko uyu munsi baraza bakakubaza ngo papa Samuel ari hehe. Imana rero nishimwe kuko Imana yacu ntago ibeshya kandi irasezeranya igasohoza. Amasamwe niko bimeze. Nukuri rwose ntago ibeshya. Ntago ibeshya. Okay, none twaboneraho umwanya wo kubwira abantu mu by'ukuri utarajya kwa muganga cyangwa n'abajyaga kwa muganga, nibajye kwa muganga bivuze, bamenye uko bahagaze. Muganga namara kukubwira ngo humura, genda utuze, uzabyara, were gucika intege, utegereze Imana. Ahubwo ni bose ngagurushaho kuyegera cyane, kuko nibye birahari. Mama Samuel siko bababwira. Nukuri umva, nibategereze Imana, bayisenge, bayizere, begera Imana cyane, nayo izabagirira neza. Nukuri Uwiteka ahimbazwe cyane, ntacyo atakoze, ntacyo tumushinja. N'abandi rero nibihangane, kuko imyaka 20 nategereje, hari igihe wowe waba umaze 5 cyangwa umaze 2 ukaburambiwe, ariko nge nategereje imyaka 20, ariko Uwiteka yampaye igisubizo cyiza. Navanyemo igisubizo cyiza kubwo kumwizera no kumwiringira no kumwegera kuba hafi, nkaba mu gakiza k'Imana, nkizera Imana. Imana yarabikoze, namwe nimwihangane. Abameze gutyo Uwiteka azabarengera, ntaho yagiye kandi ntiyahindutse uko yarayinikwari. Yego, nukuri pe ndabashimiye, murakoze cyane. Kuko mu by'ukuri gutambutsa ubu buhamya cyangwa no kuza kugira ngo abantu bongere basubiremo imbaraga, kugira ngo abantu bari bacitse intege bongere bakomere, kugira ngo umuntu wumvaga ko Imana ibeshya amenye ko itabeshya. Kuko Masamwe nimba Imana yarabikubwiye ngo nzabikora, kamara imyaka 15 hari ijwi rye wumvishije, ariko mu myaka 20 akaba aribwo ibisohoza. Nukuri mwarakoze kwihangana. Papa Samuel warakoze, uri umugabo w'intangarugero, uri umugabo mwiza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Warakoze kwihangana, warakoze gutegereza. Nukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi nukuri n'ibindi byinshi byiza cyane. Imana yo mu ijuru nukuri nayo ibibahundagazeho, ibibahe, kuko mwarakoze.
kandi nanjye ndayishimye ni ukuri pe. Imana ni nziza rero igira neza kubw'uyu muryango. Uyu muryango ni mwiza, narawukunze cyane. Umunsi wa mbere ngugeramo ndetse n'umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu. Uyu muryango ni mwiza, nawe nubishobora uzabasure cyangwa uzabahamagara ubavugishe. Hari byinshi cyane batabashije kuvugira mu buhamya bwabo, ariko nawe ubabuhamagaye cyangwa ukabisurira mu rugo, ibyinshi babikwibwirira. Hanyuma rero ni ukuri ndabashimiye cyane Papa Samuel. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Urifite ibyishimo byinshi pe, uranezerewe, ariko ni byiza, birumvikana. Nanezerewe cyane igihe Imana yambwira ko impaye umwana kandi ntamubona, kugeza n'ubu Imana ndacyayinambyeho, zayigwa inyuma rwose. Imana ntabwo yantereranye, kandi ni Imana isohoza icyo yavuze. Murakoze cyane rero, ni ukuri abo twari turi kumwe muri uyu mwanya, twari tugiye gusura uyu muryango, twari tugiye kureba Samuel kugira ngo Samuel nawe tumubone. Rero mu by'ukuri mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikirana, ariko ni ukuri ndumva uyu mwanya mwiza twawuhereza mama Samuel agasenga Imana, kuko ndareba afite ibintu byinshi arimo gushaka kuvuga, ariko ndabona yasa naho bikubira mu isengesho, kuko afite ishimwe ryinshi mu mutima wiwe. Kumara imyaka ingana kuri utegereje uri umugore, ukitwa amazina, ugatukwa, ariko igihe kikagira nawe ukaba umubyeyi. Nagira ngo nkubwire ngo nawe ihangane, wowe urimo kwitwa amazina atandukanye, wowe urimo gutotezwa uyu munsi, ariko ihangane nawe ibyawe biri inyuma. Rero muryango mwiza, muryango mugari twasuye, mwatwemereye uyu mwanya tukaganira. Twari tuje gusuhuza Samuel, twari tuje kureba Samuel. Imana ibaha umugisha, ni ukuri Papa Samuel, Imana iguha umugisha, ndetse na Samuel Imana imuha umugisha, na mama w'Imana imuha umugisha. Cyeka Papa Samuel nimba ari irindi jambo afite yavuga, hanyuma tugasoza. Nakongeraho, muzongere mugaruke, muzongere kuza kudusura. Yego, tuzagaruka. Yego, tuzagaruka kuko hari ibintu byinshi cyane dukeneye ko tuzaganira. Uyu munsi wari uwa Samuel ubundi. Murakoze cyane rero, reka mama Samuel adushyire imbere y'Imana, dusenge kugira ngo natwe ikomeze kubana natwe, kandi ashyire imbere y'Imana n'abandi bagikomeje gutegereza, kugira ngo nabo Imana ibahe gukomera no kwihangana. Mama Samuel, wajya imbere y'Imana ukayibwira. Murakoze. Hirwa TV Rwanda, ndayishimira cyane kuko iki gikorwa mukoze. Imana izabaho umugisha, kandi ni ukuri ku munsi w'amateka izabibuke. Ni ukuri mbasabiye umugisha cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze kubana namwe. Reka dusenge Imana. Data wa twese mwiza, ndagushimiye bitari cy'amahanga, kuko uri hejuru ya byose. Ndagushimiye kuko uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Ndagushimiye kuko wateguye iki gikorwa cyiza cyo kuba imbere yawe tuvuga ibyawe wadukoreye. Mana warakoze, turagushimye. Waritanze, wihesheje icyubahiro, warategetse byose birakumvira. Mana yo mu ijuru, warigaragaje. Ni ukuri ndagushimye kuko ni ukuri utadutereranye. Ndagushimiye kuko wasohoza isezerano. Mana warariduhaye, urangije urarisohoza, duha umwana mwiza w'umuhungu. Turanezerwa, turishima, ndetse Uwiteka twiyemeza no kubivuga hose, kugira ngo abatabizi n'abatakuzi bakumenye. Mana warakoze, turagushimiye. Komeza rero uturinde, ukomeze kugirira neza Hirwa TV Rwanda, ubagirire neza, ubahe umugisha, ukomeze kubagura cyane, ukomeze kubitaho, kandi Uwiteka Nyiringabo ni ukuri cyane. Mana turifuza iherezo ryiza, uzaduhe iherezo ryiza, uzaduhe gukomeza kunezerwa mu gihugu cyo mu ijuru, zabane natwe. Urakoze cyane Mana. Ngaho Uwiteka Mana, bari badusuye, bari bageze aha ngaha, Mana ubahe umugisha, n'ubundi ntabwo tubashije kugumana, baragiye Uwiteka, ugendene nabo, kandi Mana aho urakura ikirenge bahashira icyabo. Urakoze kuko wabagiriye neza, ukabageza nta mahoro, kandi ukaba ugiye kujyana nabo, kandi natwe ugasigarana natwe, kuko ubera hose icyarimwe. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Urakoze. Amen.